Mwiriwe neza nshuti bakundwa, mwiriwe neza mwese abakunzi ba Kayireme TV. Umunsi mwiza, mugoroba mwiza, igitondo cyiza bitewe naho muherereye ku isi, uko Imana yaremye isi. Mbahaye ikaze nshuti zanjye. Uyu mugoroba nifuje kubabwira ijambo rikomeye, ni ijambo rivuga ngo mube maso kandi musenge. Mube maso kandi musenge, mube maso kandi musenge. Kenshi muri iyi si iyo umuntu amaze gufatisha ubuzima akabona ubuzima arabufite, amafaranga arinjira, ararya araryama, ntabwo ahangayitse, nerivare z'abana arazifite, icyo kwambara aragifite, atangira gutekereza ko ari ubwenge bwe bwabikoze, atangira kwibwira yuko mu by'ukuri ibintu byoroshye. Ariko aho niho aba ageze kugira ngo Satani amumanike, cyangwa se Satani aze amuce ruhinga amukoremo umusiri. Reka nkubwire ngo mube maso kandi musenge. Hari impamvu. Hari byinshi mubona hano bitambuka bigenda mukajya mubibona mukabifata for granted, mugatekereza ko ari ibintu bisanzwe. Mube maso kandi musenge. Ntago mubizi ibikorerwa mu isi y'umwuka, ntago mubizi ibintu biri gukorwa, ntago mubizi. Mube maso kandi musenge. Njya mbona abapasiteri benshi, umupasiteri araza agakora ku muntu gutya, umuntu akabaraguye. Uriya mupasiteri afite imbaraga, uriya mupasiteri yarasenze. Nshuti yanjye, ni iki gitera abantu gusenga bakabona imbaraga? Ese utekereza ko imbaraga zose zituruka ku Mana? Hanyuma se uzamenya gutandukanya imbaraga z'umwijima n'imbaraga ziturutse ku Mana gute? Ni gute uzabitandukanya? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Mbere yuko tugikomeza cyangwa mbere yuko tugitangira, reka mbabwire akantu nifuje ko ni ukuvuga ngo reka rakananditse iz'umwijima, ni akantu nashaka kwandika kugira ngo nze kukibuka ntaza kukibagirwa. Iyo ndi kuvuga rimwe na rimwe Mwuka Wera ajya muhereza nk'ikindi kintu ari kongeraho, rimwe na rimwe ntari kwibuka iyo atamba hafi. Hano hari indirimbo nshaka ko tubanza tukaririmbana. Ni indirimbo ivuga ngo amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze, yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu. Nari uwo gucirwa witeka, kuko ntari mbashije kwizera. Mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Nari uwo gucirwa witeka, kuko ntari mbashije kwizera. Mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Nyeza nk'urubura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana igira neza. Nshuti yanjye, nshuti nziza, waratubwiye uti ntabwo mukiri abagaragu banjye, ahubwo nabagize inshuti zanjye. Haleluya.
mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndaguhamagaye, ndagutumiye mu kiganiro mwami ngiye kugirana n'ubwoko bwawe. Reka ubururuka bari wowe unyobora, mwuka wera nyobore, bamarayika bawe bangote mu izina rya Yesu. Reka uzakurikira iki kiganiro wese aho azaba aherereye ku isi hose mwami, azabashe kuvomamo imbaraga zo gukomeza uru rugendo kandi arukiranukamo. Haleluya. Mwami, si ku bwacu twabasha gukiranuka cyangwa se gukora ibyo gukiranuka, ni ku bwawe, ni mu butanga n'ububasha bwawe mwami bwadushoboza. Haleluya. Umwe mu bwoko bwawe yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Reka mwami nukuri uduha imbaraga, dukore umurimo wawe, dukore gushaka kwawe mwami mwiza. Reka utweze, udukureho ikibi cyose umubisha yaturega, maze ibirego bya Satani bihagarare mu izina rya Yesu. Reka ubane natwe kandi utugirire neza. Ndagutumiye muri ubu buzima, ndagutumiye muri iki kiganiro, ndagutumiye kuri iyi channel Jesus Live. Ndakwinginze nukuri mwami Imana abari gukora ku mitima yacu, duhinduke, ubutumwa bwawe bwanze, ijambo ryawe ribibe imbuto mu mitima yacu, ube mu ruhande rwacu nta kimwe gisigaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwami Imana, sengera buri wese ukeneye isengesho, ndakwinginze kugira ngo ubane nawe, ndakwinginze kugira ngo umukebure mwami, aho ajyana umutima kure cyangwa se yizeye umwana w'umuntu, amenye ko nta kikunanira. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana itagomba kujya gutira imbaraga, ntusabiriza, ntabwo ujya kwinginga. Haleluya. Urategeka bikaba. Reka utabara ubwoko bwawe, reka mwami ubahe kwizera kandi bakwizereremo kuruta uko bizereye mu mwana w'umuntu. Reka mwami ubahe ubwenge bwo gusoma ibihe. Haleluya. Ubigishe gusoma ibihe, ubigishe gusoma ibihe, ubigishe gusoma ibihe mu izina rya Yesu. Bana natwe, kugira neza kwawe kutwuzureho. Ndaheza imbaraga z'umwijima, ndakuraho gahunda y'umwijima yari yose ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndashwanyagura imigozi y'umwanzi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Reka mwami utuyobore, udushoboze, udutsindishirize mu izina rya Yesu. Bana natwe kandi kugira neza kwawe kutwuzureho. Ibyo nsenze mbizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bwoko bw'Imana, iyi ndirimbo iravuga ngo amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze. Yaviriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu, nari uwo gucirwa witeka kuko ntari mbashije kwizera. Mwami nyogesha ayo maraso kugira ngo ntunganire Imana. Haleluya. Gutunganira Imana nicyo cyambere. Iyo utunganiye Imana urahumeka, mahoro araboneka, uranezerwa, urishima kuko uri kumwe n'Imana. Iyo utunganiye Imana nibidakoretse ubona ko bitari mu mugambi w'Imana, nibikoretse ubona ko ari Imana yabikoze kandi ushimira Imana, ubana nayo neza. Iyo ubaniye Imana neza, mahoro araboneka, munezero uraboneka, urakora bigakunda, mugishuka ukaboneka. Haleluya. Mbibutsa neza ko ntabwo turi abacu ngo twigenge, kandi iyi si turimo ntabwo tuyirimo kugira ngo tuzayigumemo. Haleluya. Igihe kizagera dutahe, ariko igihe cyacu cyo gutaha, igihe kitaragera, Uwiteka gushoboze kandi agushoboze, washe kubana n'Imana uko bikwiriye, washe kubaho umubyera, washe gukiranukira Imana, ibindi Imana izabigushoboza. Haleluya. Byanze bikunze biradusaba kugira ubwenge kugira ngo tubashe kwavansa mu bijyanye n'umwuka, mu bijyanye no gukorera Imana, mu bijyanye no kubana n'Imana neza. Nuwa ngo hari inyungu, tubifitemo inyungu kubana n'Imana neza, tubifitemo inyungu, dufite inyungu mu kubanira Imana uko bikwiriye, kuko nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma twebwe tubaho tunezerewe, twishimye, umeze neza. Birakurinda, biragufasha. Uzarebe feelings ugira iyo wacumuye, iyo wakoze icyaha, zitandukanye n'igihe wumva nta kintu wishinja, n'igihe wumva wasenze, n'igihe wumva uri kumwe n'Imana, n'igihe wumva uri wakoze inshingano zawe uko bikwiriye, habe mu kazi, habe mu rugo, habe imbere y'umutware wawe, imbere y'umugore wawe, habe ahantu hariho hose.
wumva ufite utandukanye n'umuntu wumva yishinja icyaha. Rero ahangaha njye mbazaniye ubutumwa buvuga ngo mube maso kandi musenge. Iyi message irakomeye, wenda reka nyisasirishe ijambo riri muri Bibiliya. Ni ijambo turi busange muri Bibiliya, reka ndebe nariteguye ahantu kugira ngo tubashe kumenya ngo ese bimeze gute, kuko mube maso kandi musenge bizabafasha kugira ngo mubashe kuba mumeranye neza n'Imana, bizabafasha kumva muryohewe no kubana n'Imana. Waba uri umukobwa ukaba witeguye kubaka urugo cyangwa se ubitekereza, ukaba wifuza gukurikirana amasomo meza yo kubaka urugo rwiza. Waba se uri umubyeyi ukaba wubatse urugo ariko ukaba wifuza kongera ubumenyi ndetse no kugira bimwe usobanukirwa mu byiza byo kubaka urugo n'uburyo warwubaka neza. Tuguhaye ikaze kuri Kayireme, amasomo yo kwigisha kubaka urugo rwiza ku bagore n'abakobwa azatangira muri iki cyumweru gitaha. Uramutse ukeneye kwiyandikisha watwandikira kuri nimero ya telefone 0783471034 hanyuma ugahabwa ibisabwa. Tuguhaye ikaze. Kwiga kubaka urugo ni ibya buri munsi. Ugize Imana ugira umujyanama mwiza. Ikaze kuri Kayireme. Bene data rero nuvuga ngo iri jambo ndifuza ko dusoma ijambo tugiye gusanga muri Luka ibice 21 guhera ku murongo wa 34. Ni ijambo rikubwira ngo mwitonde rero mube maso, murabe maso. Reka ngiye nkoresha Bibiliya ntagatifu kuko ndi umukatolike, nubwo nyine mfite igihe singendera ku madini cyane, ariko ndi umukatolike convaincu, ariko nkunda gusengana n'abarokore cyane, kubera ko abarokore banyigishije gusenga cyane byimbitse. Ikindi abarokore banyigishije kwanga icyaha n'igisa nacyo, kuvuga ngo kugenda nibohora ku cyaha, kwizirika ku cyaha si ikintu cy'umukristo. Donc ibyo bintu bibiri rero nabibigiyeho kandi ndabishimira Imana. Niyo mpamvu rero giye w'amadini sinyatindaho, kuko mu madini yose habonekamo umuntu ujya mu ijuru. Hanyuma rero ijambo riravuga ngo murabe maso, mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose kugira ngo muzabone intego zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubwiye ko riri muri Luka ibice 21 guhera ku murongo wa 34. Bene data, iri jambo rirakomeye cyane. Ni ijambo rikubwira ngo mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima. Mu by'ukuri iyo dusenga kenshi usanga duhugiye mu gusaba Imana ngo Mana wambabariye ukanyishyurira inzu, wambabariye ukanyishyurira ibyo kurya, wambabariye ukanyishyura minerivare umwana akiga, wambabariye ukangurira imodoka, ese mwami wankuye mu bukode ukampa inzu yo kubamo, ese wanyishyure visa, wampaye visa nkajya gutembera aho nshaka kujya, like that. Ibyo ni byo abantu benshi bahugiyemo. Ese business yanjye wayiteye inkunga, ese nshuti yanjye. Ariko gushaka ibyo gukiranuka bikakunanira, ugasanga ibyo bintu byo mwisi biguhumya amaso, ugasanga nibyo bintu byonyine urarikiye, nibyo utekereza, ndetse ukumva ko uramutse ubibonye waba ufite amahoro. Ariko ibibera mu isi y'umwuka ntubizi, ibibera mu isi y'umwuka ntunashaka kubimenya. Rimwe tukanavuga ngo yewe n'abarozi nibabaho, tukavuga ngo jye sinabyemera biriya by'abarozi, tukanavuga ngo yewe ngo ibyo by'abadayimoni ngo jye simbyemera, ngo ndetse ibintu utabonye, ngo ibintu utabona, ngo utarebesha amaso, ngo does it exist. Ese ibyo bintu bibaho? Shuti yanjye, ndashaka kukubwira ikintu gikomeye. Ba maso. Kuba maso kwawe ni ugusenga. Mu gusenga uzamenyeramo byinshi. Mu gusenga Mwuka Wera aragusura, ukagenda umenya byinshi, ukagenda usobanukirwa ibintu utaruzi. Hari ibintu byinshi biba mu isi y'umwuka twebwe tutamenya.
ariko tukabibwirwa n'Uwiteka kuko aratugenderera mu nzozi, aratuganiriza twicaye tugenda, ukumva ijwi rikakubwira ikintu mukaganira ukamusubiza uti ese bigenze gutya. None iryo jwi ni irya Mwuka Wera. Buri muntu wese afite iyo connection. Igihe akora neza, ashakisha ibyo gukora neza, akagerageza kubahiriza amategeko y'Imana uko ari 10, akagerageza kwivana mu bintu bibi, icyo gihe nta kabuza Umwuka Wera w'Imana cyangwa se Roho Mutagatifu aramusanga, amuganirize, amubwire ibintu biri imbere. Kuko Yesu ajya kugenda yavuze ngo ntabwo nzabasiga muri imfubyi, mbasigiye Roho Mutagatifu, nzaboherereza Roho Mutagatifu uzabigisha ibyo nababwiye ndetse ababwire n'ibikurikira. Mu yandi magambo, nta kintu kikubaho Uwiteka ataguteguje. Hari igihe usohoka mu rugo ukajya kumva ariko ntumeze neza, ukavuga ariko ibi ni ibye ko numva ntameze neza. Hari igihe wumva ijwi rikubwiye ngo pfuka musenge, ukarigira ininira ukigendera. Ibyo byose it's not for granted, haba hari ikintu. Ariko iyo ubashe kumvira iryo jwi urasenga, ubundi Imana ikakwereka ikintu, haba hari ikintu. Noneho rero iri jambo riravuga ngo murabe maso, mube maso, musenge, mube maso, mwitondereho hati imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo. Mugakunda ibyo mu isi, mugakunda ibyo kurya neza, kwambara neza, kuba heza, kwishimira ibyo mu isi, ariko mugasigara murangajwe nabyo gushaka ibyo gukiranuka bikabananira. Noneho ngo nisindwe n'uducogocogo tw'ubuzima. Hari igihe ubuzima bukuryohera kabisa ukumva wasinze ibyishimo, wow. Ngo n'uducogocogo tw'ubuzima, utwo ducogocogo ni ibyo ngibyo nahereyeho mvuga. Amazu meza, akazi keza, za visa, amamodoka, bimwe byose twirirwa tubwira Imana. Noneho n'abakozi b'Imana bamwe bavangiwe, nta kindi bahanura. Visa, imodoka, inzu, nibyo. Imana ifite nyungu ki mu kuba wagendera mu modoka nziza? Imana ifite nyungu ki mu kuba waba mu nzu nziza? Hari inyungu Imana ibifitemo. Niba hari inyungu Imana ibifitemo uzabibona, ariko inyungu ni iyi. Ese iyo nzu nziza uri gusaba izaba ifite icyumba cy'amasengesho? Ubwoko bw'Imana nibugera iwawe buzaharuhukira, buzakira ijambo ry'Imana? Ese uzavuga ubutumwa bwiza? Ese iyo modoka numara kuyibona izagutembereza ujye kuvuga ubutumwa bwiza? Ibintu dusaba Imana bigomba kuba bifite Imana inyungu. Hari ingingo ikurengera ikubwira ngo ibi bintu ndamutse mbihaye umwana wanjye, kameme hari ibintu byiza yakunguka, byiza mu ruhande rwanjye. Imana ntabwo ari kwitwifuriza ibibi, ahubwo ntishaka kudutakaza. Kandi iby'isi nibimara kudusindisha, nitumara kujya mu bucogocogo bw'isi, ntabwo tuzabasha guhanga amaso iby'ubundi buzima, kandi byanze bikunze buno buzima ntituzabutindamo. Igihe kizagera tubuvemo. Nta muntu ndumva wagize imyaka 150. Iyo wabaho yose byanze bikunze uzacaho. Wabishaka utabishaka uzacaho, waba ubizi waba utabi uzacaho. Icyo gihe rero cyo gucaho, ese nikikugereraho ukirangajwe n'utwo ducogocogo two mu isi, ugifite isindwe ryo mu isi. Hano arangira avuga ngo maze uwo munsi ukazabagwa gitumo, umunsi Uwiteka azagarukira, umunsi Yesu azagarukira, cyangwa umunsi wawe wo gutaha. Ngewe mbigereranya n'ibyo bibi. Hari ukuba Yesu yagaruka, hari no kuba we wataha cyangwa ngewe nataha. Uwo munsi urihari, kuko uwo munsi uzangwa gitumo. Kugeza uyu munsi ntabwo nzi ngo nzapfa ryari. Wowe niba ubizi wabugira Imana. Cyakoze mfite ibyifuzo, ariko ibyo byifuzo ntago bitanasohoye. Imana niba muri agenda yayo, muri kalenda yayo yavuze ngo switch off, I switch off and I go, nta nubwo mbigiramo uruhare, birikora. So bivuze ikintu gikomeye ngo kuko uwo munsi uzabagwa gitumo. None uwo munsi wakugwa gitumo sedia, itegure, gubwa neza mu byo ufite, ariko bigubwemo neza mu nyungu z'Imana, atari mu nyungu zawe, atari mu nyungu zo kurangarira mu by'isi. Ntibikwiye ko wakwishima, ntibikwiye ko wakwinezeza, ntibikwiye ko ugomba kwiyitaho kugira ngo roho yawe n'umubiri wawe bibe bimeze neza. Kandi iyo uri mu byishimo, iyo uri kuririmba, iyo uri kumva umuziki mwiza, iyo uri kubyina, buriya umubiri nawo uri gukira ibikomere bitandukanye. Ariko shuti yanjye, haba hakurikiraho ko ibyo bintu utabitindamo, ahubwo urangamira iby'ijuru,
kuko iby'ijuru biraryoshye kandi biruzuye kuruta ibyo mu isi. Ijambo ryakurikiyeho ku wundi murongo ngo kuko uzatungura abatuye ku isi bose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Umunsi Yesu azagarukira tungura abantu, uzatungura abantu. Umunsi wowe ubwawe uzava mu mubiri uzagutungura, ko ntuzabuzi ngo ni ryari. Noneho rirongera riravuga ngo mube maso kandi musenge igihe cyose kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza. Hari ibintu byaje, already byaraje. Nibyo nashatse ko tuganira. Byaraje, byamaze kuza, already byaraje. Ngo no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'umwana w'umuntu. Haleluya. Gutunguka imbere y'Imana ntabwo ari ibya buri wese. Ni muri Luka ibice 21 guhera ku murongo wa 34. Mu madini menshi bakora amasengesho, bagakora amasengesho y'iminsi 40 bakiriza, ariko bakababwira nyine musenge mu buhozi byanyu, mu buhozi imigisha yanyu. Umuntu yakumvira iryo jambo akumva rirakomeye, akajya inyuma agakurikira ubundi akagenda koko akabohoza imigisha ye, akabohoza imigisha ye. Ntabwo mbyanze, ni byiza, ariko niba bigishe kwanga icyaha n'igisa nacyo, niba bigishe kurekura ikintu cyose kigutandukanya n'Imana. Imana iragushaka ukiranuka ku kanini no ku gato. Imana irashaka umutima wawe. Imana iragushaka uyinezeza uri imbere yawe ameze nk'akarabo, umuteguro mwiza uhumura. Ariko icyaha kinukira Imana. Ibitari byo gukiranuka binukira Imana. Ikintu cyose uzakora gishobora kuguteranya n'Imana ntabwo cyagakwiriye kuba kikibarizwa mu buzima bwawe niba koko waramenye Imana. Niyo mpamvu tugwije abakristo b'ingwiza murongo. Mu nsengero hose baruzuye. Umuntu arava gusenga yagera mu rugo agasambana. Umuntu arava gusenga yagera mu rugo agatukana. Niwe nyina w'ibitutsi. Aratuka uwo bashakanye, arasuzugura uwo bashakanye. Abana be yabigishije gutukana, yabigishije ibintu bibi, kuko abikora bareba nabo bakabyigana. Abanira nawe umuturanyi we. Umuturanyi we ntabwo ari happy, ntabwo yishimye. Just kubera iki? Kubera ko uwo muntu yamuzengereje. Kandi bigakorwa n'umuntu ngo witwa ngo arakijijwe, ngo witwa ngo arasenga, ngo witwa ngo ni umukristo gatolika ukomeye cyane. Wa wundi ujya mu misa buri munsi, wa wundi uvuga rozari buri kanya, wa murokore ujya mu rusengero, wa mudiyakoni, ba bantu bitwa ngo barakijijwe, ugasanga nibo barangwaho n'izo ngeso. Nibo bantu bambere na mbere bababaje ubwoko bw'Imana, bagerageje ubwoko bw'Imana, kugeza aho ubwoko bw'Imana burekeraho kwizera Imana. Bukavuga ngo niba koko Imana ibaho, ntabwo yakwemera ko uyu muntu ankorera ibi bintu. Ariko abantu barabikora. Ugasanga umukoresha mu kazi aririrwa toteza abakozi be guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Nta mpamvu ifatika ituma batoteza, just kwishimira ko bababaye. Ibyo bikamunezeza. Ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Niba ko kuri umuntu wamenye Imana, wamenye Kristo, wakabaye utandukanye n'umuntu utaramumenye. Njya mbabara cyane ibyo bihe Yesu yavugaga twabigezemo, kugira ngo muzabashe gutambuka muri ibyo bihe, gusohoka muri ibyo bihe amahoro. Ibyo bihe ni ibihe? Urajya kubona ukabona bitwa ngo n'abapasiteri birirwa batukanira ku mbuga nkoranyambaga, barasebanya, mu kanwa kabo nta jambo rikomeza ubwoko bw'Imana basohoramo. Barasohoramo kwirirwa bagehuzanya, aracungana n'uriya, acungane n'uriya, acungane n'uriya, aririrwa avuga ngo kanaka. Abo nibo bari abakozi b'Imana, ni abapasiteri. Ukumva ngo Pastor Claude, ngo Pastor Justin, ngo Pastor nde Mutesi, ngo Pastor nde. Abo bose buri wese akajya hariya, bagahora muri bra. Umurimo w'Imana bazawukora ryari? Umurimo w'Imana bakeneye wese bazaba bakiwukoze. Ninde uzabatega amatwi? Ninde uzabumva? Ninde uzabajya inyuma? No one. Niba abantu bazakizwa nk'uko mwebwe mwakijijwe, hazajya mu ijuru bangahe?
niba abantu bazakizwa kugira ngo bajye hariya bajye birirwa batukana mpanguhe babyita niba ari mpanguhe mpangara ngo uhangare, bya bitutsi byabaga, hari agatabo kera kabagaho k'ibitutsi kitwaga mpangare ngo uhangare. Abantu bakajya muri mpangara ngo uhangare, umwe agahererekanya amagambo undi akajyaho akajya gusubiza undi agasubiririkanya. Ese ibyo nibyo Imana yabatoreye? Ese ko muvuga ko mwasizwe amavuta, ayo mavuta nicyo mwayasigiwe? Ntabwo mbizi, nge ndabyibaza ariko nabiburiye igisobanuro. Let me tell you, bya bihe byarageze. Mube maso kandi musenge. Abapasiteri benshi bahugiye mu bukire, inyigisho zo kugira ngo bafashe ubwoko bw'Imana kurokora ubugingo bwabo, bave mu cyaha, barekure icyaha. Izo nyigisho ntazo bashaka kwigisha. Kugira ngo umuntu afashwe, barumva ko ari uko bamubwira ko azabona visa, akabona imodoka, akabona iki. Ejo bundi natangajwe n'umupasiteri umwe avuga ngo bajyaga ngera ku gatuti ngo bakambwira ngo uyu munsi ngo bitangishe cyane, ngo bature cyane, ngo nkeneye amafaranga. Bwoko bw'Imana, bwoko bw'Imana, ikintu cyonyine umwana w'umuntu akeneye ni ukwakira Imana, ni uguhinduka, ni ugukizwa, ni ukurekura icyaha, ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ugutunganira Imana. Icyo cyonyine nicyo akeneye, kuko ibijyanye n'imitungo, ibijyanye n'amafaranga, ibijyanye n'ubutunzi bwo mu isi, Uwiteka bitanga nk'Imana kandi azabiguha pe. N'ababifite si uko babimerita cyangwa se bakoze iyo bwabaga kugira ngo babibone. Hari benshi bakoze iyo bwabaga barahomba, hari benshi bakoze iyo bwabaga ntibarangiza kwiga, hari benshi bakoze iyo bwabaga uyu munsi ntacyo bafite. Imana niyo itanga kandi itanga uko ishatse, ingabire zayo ziba ishatse. Ariko wenda wayinogeye, hari ingingo yakurengera ikavuga iti ngendeye nshingiye, mwana wanjye akira nguhe, kandi nicyo iguhaye kikaba kitazabangamira ubugingo bwawe, kitazagukura mu byizerwa, kitazatuma wirara kugira ngo wibagirwe Imana, hanyuma noneho utangire kohoka mu by'isi, ubuzima bwawe butakare. Urasanga rero abapasiteri benshi bahugiye mu nyigisho z'ubuyobe, abantu benshi bahugiye mu nyigisho z'ubuyobe. Ntawe bigisha kwanga icyaha, nawe bigisha kurekura, gutandukana n'ibyaha. Pawulo yaragendaga akabivuga yeruye, akababwira ati dore yabazaniye ijambo ryo gukira ibyaha, ntimwashatse kumwumva. Uyu munsi se twongere tuvuge ngo ntitwashatse kumwumva, kandi twirirwa mu rusengero, ariko ukajya ku rusengero ukumva ko wasenze uratashye. Wasengeye iki? Mu by'ukuri wakubaza icyo wasengeye. Ese wahindutse mu mutima wawe koko? Wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Wahindutse ibyaha? Waretse ibyaha? Waretse kubabaza Imana? Ese urabizi amategeko 10 y'Imana urayazi yose? Se wagerageje kureba niba ntaho ukosereza Imana ngo utangire witoze, ugende witoza? Hari umubyeyi uherutse kwitaba Imana, yari afite YouTube channel yitwaga ngo nawe waba umutagatifu, ngira ngo yitwaga ibirari by'ubutagatifu. Hanyuma iyo yatangiraga ibiganiro byaravuga ngo nawe waba umutagatifu. Kuba umutagatifu nta kindi bisaba, neforo ni ugushyiramo imbaraga kugira ngo ugende little by little, gahoro gahoro, wikura w'icyaha, wanga icyaha. Hari umwana umwe naherutse gutumira muri studio w'umunyakanada ariko w'umunyarwanda aba muri Canada, nabatumiye ari couple b'abajene, bana bato cyane b'imyaka 26. Batumira muri studio, batumiye muri studio. Uwo mwana aravuga ngo iyo ukijijwe, iyo umaze kwakira Imana ukumva urayimitse mu mutima wawe, uko ugenda ushakisha ibyo gukiranuka, usenga uyegera, uyishakaho kugira ngo ikweze igukureho ibyaha, uko usenga buri munsi uko uyegera ushakisha ibyo gukiranuka, urinda akanwa kawe, urinda amagambo yawe, urinda ibyo uvuga, urinda ibyo ukora, urinda ibyo utekereza, urinda amaso yawe, ati niko Imana nayo igenda ikwegera, ikagenda ikweza, ikakweza ku buryo uba uri muregenda wegera hera h'Imana. Iyo wegera hera h'Imana iragutunganya, za ngeso mbi zose ikagenda izikuvanamo, bya bintu byose bikagenda bikuvamo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye byampindukiye igihombo. Ntabwo byahindukiye Pawulo igihombo just kubera ko byamuhindukiye igihombo, ahubwo byamuhindukiye igihombo gute? Kubera ko bitakimwentereza. Imana yamaze kubikura muri we, yumva bitakimwentereza, ntabwo bikifite ntere muri we. Kera wenda wajyaga kubyina mu kabyiniro ukumva biraryoshye, ariko uyu munsi bakubwiye ngo ujye mu kabyiniro, wavuga utaho kugira ngo ujye mu kabyiniro nakwicara ngakora iki n'iki.
muri make kujya mu kabyino ntibikiri mu bintu bikuryohe. Nuko Imana ikora. Ahari kera waricara gukanywa inzoga ukitereka icupa rya mbere ugashyira irya kabiri, uyu munsi ntibigikunda. Kubera iki ujya wibaza impamvu bidakunda? Ni ukubera ko Uwiteka yagiye akubohora ku bintu bidafite umumaro, adakeneye, bitamufitiye umumaro, abikuvanamo gahoro gahoro ugenda ubona utabishaka. Bantu bamwe babyumve, uzagenda ubibona impinduka mu buzima bwawe. Nuko nguko umenya niba ko kuri mu nzira ijya mu ijuru cyangwa niba uri mu nzira wihitiyemo. Waba uri umukobwa ukaba witeguye kubaka urugo cyangwa se ubitekereza, ukaba wifuza gukurikirana amasomo meza yo kubaka urugo rwiza. Waba se uri umubyeyi ukaba wubatse urugo ariko ukaba wifuza kongera ubumenyi ndetse no kugira bimwe usobanukirwa mu byiza byo kubaka urugo n'uburyo warwubaka neza. Tuguhaye ikaze. Ikaze kuri Kayireme. Amasomo yo kwigisha kubaka urugo rwiza ku bagore n'abakobwa azatangira muri iki cyumweru gitaha. Uramutse ukeneye kwiyandikisha, watwandikira kuri nimero ya telefone 0783471034, hanyuma ugahabwa ibisabwa. Tuguhaye ikaze. Kwiga kubaka urugo ni ibya buri munsi. Ugize Imana ugira umujyanama mwiza. Ikaze kuri Kayireme. Abihaye Imana rwose ugasezeranira Imana uti rwose ngewe ngiye kwiha Imana. Bamwe baravuga ngo ntibasezerana umumanzi, abandi bakavuga ngo hoya ngo mu masezerano bakora ngo nta chastete, ngo nta pauvreté, ngo nta bibamo. Ntabwo ngewe nakubwira ngo usezeranire Imana ubukene. Oya, ubukene ukeneye nubwo ku mutima, kumva ubohotse ku by'isi ubundi ukarangamira iby'ijuru. Iby'isi Imana izagenda ibiguha, gukura ibyo izabona ukeneye izagenda ibiguha. Ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ukeneye aho kuryama, ukeneye kwideplasa, ibyo byose Imana irabizi ko ubikeneye. Ariko ni izagenda ibiguha nyine mu buryo ubikeneyemo. Ariko none urasanga twebwe tuvuga ngo umuntu yasezeranye ubwo bumanzi, yasezeranye ngo bukene n'ibiki, noneho ngo ntiyasezeranye ubumanzi cyangwa ubusugi. Yagerayo ngo mu masezerano yakoze ngo iryo ntiririmo. None se ko wambaye impeta uvuga ko wihebeye Imana, uvuga ko nta mugore ushatse, ukavuga yuko ukurikiranye Imana, none se niki kiguteye guhindukira ya mpeta wambaye Imana na wa mubiri wawe wayihaye ukagenda ukawuhereza undi muntu hariya, ukawuha umugore, ukawuha umugabo runaka? Wabisezerano utabisezerano ariko wihaye Imana. Hanyuma noneho warangiza ugatekereza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Wakura hehe ingabire z'Imana? Wakura hehe ijambo uzigisha ubwoko bw'Imana bugahinduka? Wamaze gutagaguza, watagaguje energy yose y'Imana yagombaga kugufasha kugira ngo ubashe gutera imbere. Ngo dufite indulgensia, dufite kugenda tugapfukama imbere ya sacrament, ya Saint Sacrament, ngo hanyuma Yesu akatubabarira. Nibyo koko aratubabarira, ariko se azakubabarira kugeza ryari? Wowe se ko ufite ububasha n'imbaraga zo kuba wagenda usengera kwikura mu cyaha no kukireka burundu, urabura iki ngo ukireke burundu? None usanga abantu basigaye bigisha ngo nta muntu ubaho ngo adakora ibyaha, ngo nta muntu udakora ibyaha. Nibyo koko, ngo n'uhagaze yirinda atagwa. Ariko se tuvuge noneho dusubire mu byaha. Paulo yahise arababaza ngo noneho dusubire mu byaha kugira ngo dukunde twemeze neza ko mu by'ukuri twahindutse. Ese dusubire mu byaha kugira ngo dukunde twemeze ko nta muntu n'umwe udakosa cyangwa nta udakora ibyaha? Iyo wamenye Imana uhinduka uhindutse. Wikurikira Imana kubera amafaranga uzakuramo, wikurikira Imana kubera akazi keza uzaboneramo, wikurikira Imana kuko bazaguha aho uyobora ukabona amafaranga. Niba ukurikiye iyo Mana y'amafaranga, iyo ni Imana amafaranga niyo wakurikiye, si Imana yo mu ijuru. Izakureka igucecenge nawe ugeremo, numara kugeramo ubone biraje, ariko igihe cyo gutaha nikigera izakubwira ngo sinigeze nkumenya. Sinigeze nkumenya, kuko yaravuze ngo abavuga Nyagasani si bo bazajya mu ijuru. Iri juru riragusaba kuriharanira kwa mbere n'ukurekura ibyaha. Uravuga ngo imirimo myiza nakoze, nibyo imirimo myiza yaguherekeza,
ariko imirimo myiza itagira gukizwa, itagira kurekura icyaha, itagira kwanga icyaha n'igisa nacyo, iyo mirimo nta kimaze imbere y'Imana, ihinduka zero. Imana igushaka warahindutse, Imana igushaka ukijijwe, Imana igushaka wera imbuto, imbuto zo kureka ibyaha. Bubuhamya, wowe ubwawe bubuhamya bw'impinduka z'umwana w'Imana wahindutse kubera Kristo, akerera imbuto abasigaye. Ibyo bintu rero nifuje kubibabwira nyine cyane, ni nabyo byanzinduye uyu munsi. Hanyuma imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'urumuri tuzazibwirwa n'iki? Imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'urumuri uzikoresha tuzamubwirwa n'iki? Nababwiye ngo ibintu by'Imana ntibishashagirana, ntabwo bishashagirana nk'aya matara, ntabwo bishashagirana nka zahabu, ntabwo ari ibintu byihuta cyane ngo ibitangaza birakoretse panda gusengeye birakunze, tanga igitambo, ishyura, tanga amafaranga, Imana yakoze umurimo. Bwenge buke. Senga Imana, shyira imbaraga mu gusenga Imana, korera Imana, shaka Imana n'umutima wawe wose. Wigendera ku mwana w'umuntu, upfukama iwawe mu cyumba usenga, uhamagara Imana, uyibwira uti papa nyereka inzira nkwiriye kunyura, mbwira icyo ushaka bari cyo nkora. Niwumvira Imana izakurengera, niwumvira Imana izagutabara. Ariko niba atari ibyo ntacyo usigaranye. Ibi mbibwira abantu bose, ubwoko bw'Imana bwose, mwe kurindagira, mwe kwirwa mwiruka inyuma y'abakozi b'Imana, mwe kwirwa mwiruka inyuma y'abapasiteri mu nsengero zitandukanye, mwe kwirwa mwiruka inyuma y'ibyo byose. Mugende musenga Imana kuri eglise, mujye mu materaniro mutahe, hanyuma nugera mu rugo upfuka musenga Imana, niwirirwa mu rugo upfuka musenga Imana, nuva ku kazi usenge, nugera mu rugo usenge, nuva mu rugo usenge. Igihe cyose uhamagara Imana, Imana iri mu ruhande rwawe kandi iri kumwe nawe, kuko ubuturo bwa mbere Imana ituyemo ni umubiri wawe. Nuba umubiri wirinda icyaha, ukirinda ubusambanyi, ukirinda gusebanya, ukirinda gutukana, ukirinda, uzaba umukiranutsi. Imana izabana nawe kandi izatura muri wowe. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo uramenye ntuzagendane n'abaneguranye, ukaba uri kumwe n'abantu birirwa banegura abandi, kakubaye. Izo nshuti, senga Imana ikubere inshuti. Ni nayo nshuti idahana. Izindi nshuti zose zaguterera, zibonye bikomeye zaguta. Nkuko ba Petero babonye bikomeye bakavuga ngo reka ntaho muzi, kamwihakana inshuro 3. Niko umwana w'umuntu ateye, arakwihakana nawe ugeze mu bibazo, arakwigiraho inshuti kubera afite icyo gukama. Namara kukiguhandura akagitwara, urasigara uhagaze bwuma hariya warayobewe niba mwayigeze munabishuti. Nguko uko umwana w'umuntu ateye. Ushatse rero wamenya ko umuntu ugukunda kurenza abandi ni Imana yakuremye, kuzana mu isi gukorera ibitangaza amanywa n'ijoro. Kandi igitangaza cyawe ntabwo kizava mu bitangaza byaremwe na Satani. Biriya bintu bishayininga bishashagirana ntabwo ari iby'Imana. Abantu muzabona bahugiye mu kwigira beza, ubwiza bwo ku mubiri, arashyushye mu bwiza bwo ku mubiri, arambaraga agashayininga akagira buti. Ibintu by'Imana suko bikora. Iyo wamaze kubona imbaraga z'umwijima, tangira kwifokasinga cyane ku gushayininga no gushayininga kugira ngo ubashe kwirirwa wemeza isi. Bro, sister, mugire amaso, mube maso kandi musenge. Imana ibagirire neza. Kansoreza ahangaha. Uwiteka bagirire neza kandi mukomere. Mbibutsa ko tugiye gutangira kwigisha abageni, abasore n'inkumi, n'abamama bubatse ingo, n'abapapa bubatse ingo. Ni ibyiciro bitandukanye. Uyu munsi turi kwandika abagore n'abakobwa bashaka kwiga umubano, bashaka kwiga kubanira neza abo bashakanye, bashaka kwiga kubaka urugo rwiza, bashaka kugira urugo rwabo paradizo. Bahaye ikaze kwiyandikisha. Ubwo murabona publicité, muyubahirize. Uwiteka barinde kandi abagirire neza. Turi kumwe inshuti zanjye. Waba uri umukobwa ukaba witeguye kubaka urugo cyangwa se ubitekereza, ukaba wifuza gukurikirana amasomo meza yo kubaka urugo rwiza, waba se uri umubyeyi
ukaba wubatse urugo ariko ukaba wifuza kongera ubumenyi ndetse no kugira bimwe usobanukirwa mu byiza byo kubaka urugo n'uburyo warwubaka neza, tuguhaye ikaze. Ikaze kuri Kayireme, amasomo yo kwigisha kubaka urugo rwiza ku bagore n'abakobwa azatangira muri iki cyumweru gitaha. Uramutse ukeneye kwiyandikisha, watwandikira kuri nimero ya telefone 0783471034, hanyuma ugahabwa ibisabwa. Tuguhaye ikaze. Kwiga kubaka urugo ni ibya buri munsi. Ugize Imana ugira umujyanama mwiza. Ikaze kuri Kayireme.